ushobora kuba ukimaranye imyaka 5 kitarakugaruka ukumva ko ntacyo bitwaye ugakomeza kwiyongeza n'ibindi. Uko ugenda wiyongeza imyaka y'ibyaha ni kugenda ugwiza umubabaro n'umuruho uri kubibika nuko bitagaragara kuri kubibika. Akwereka ukuntu uri umusitare ukurikiranwa n'ibihumbi ariko nta kwereka ukuntu uzarwara kanseri ugapfa ubusitare bwawe utaburangije. Ntiwamira mitsingi uzi ko umwana wawe nta kigozi yabonye. Ndabashuhuje abakunzi ba mama Charlene, mbese mumeze neza murakomeye? Nanjye rero ndakomeye meze neza kubera Imana. Namwe ni mukomere ariko naboroshye mukomere nabakomeretse mukomere. Sinabibabwiye se? Narababwiye ngo shitani nagukomeretsa ntuzamwereke ko wakomeretse kandi ntazabona uri gucumbagira. Icyo ukora kuko ashaka kugukomeretsa ntubashe kugenda nko wagendaga, ujye utambuka ku buryo azagira ngo ni fiyeri ryakuzonze. Umuntu nakubabaza ntukabimwereke kandi umuntu nagusaza ntuzemere ko abibona. Icyo umwanzi wagushakira ntuzigere ukigaragaza, ujye wiherera we na data wo mu ijuru akugirire neza. Ndabashuhuje rero abari mu gihugu cy'u Rwanda, uko mugenda mukurikirana ibiganiro byo kuri mama Charlene official, aho mugenda mukurikirana umusirikare wa Kristo, aho mugenda mukurikirana ikiganiro cyitwa Tegura ejo rubyiruko, ikiganiro cyitwa Kera n'ubu hitorero, icyitwa Hakorwa iki mu itorero, Menya nibi mu bubatse, aho mugenda mukurikirana ubuhamya n'izindi mpuguro nyinshi zitandukanye z'ibyiciro bitandukanye. Rero ndabashuhuje cyane mbabwira ngo amahoro y'Imana abe muri mwe, mwebwe abari mu bihugu by'abaturanyi, abari mu bihugu muri Afrika, mu bihugu bitandukanye, abari muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, abari muri Europe, muri Afrika, muri Aziya. Turabashuhuje cyane. Turabwira abayisilamu ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tukabwira abarokore ngo Yesu ashimwe, hanyuma tukabwira abagatulika ngo Yezu akuzwe, Yesu akuzwe. Byose Imana irabyemera, nta muyuda nta mugiriki, Imana yaturemye nimwe kandi kizakubwira ko Imana ari imwe, amatiko arayo mwifitiye. Imana yigushije imvura ntago igwa mu bapene ngo ireka abasilamu, nta nubwo igwa mu bakirisitu ngo abapagani bareke. Imana yaturemye ikatuzana ku isi, buri wese iramukunda mu ruhande rwe. Izi ni ikizamumaza, mujye mureka Imana izirobanurire. Rero ndabashuhuje, ndabizi ko abamasera n'abapadiri mujya munkurikirana, abahajyati n'abahaji murankurikirana, nanjye rero ndabakunda mwebwe mwese. Rero muri uyu mwanya ndashaka yuko tureba ijambo ry'Imana, turebe muri mu itangiriro ibice byaho bitatu, hanyuma turebe ku murongo wa 24 nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekera iburasirazuba ishyiraho umukerubi n'inkota yakumuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Nuko yirukana uwo muntu mu mpande z'iyo ngobyi ihashyira umukerubi ufite inkota ityaye yakumuriro kugira ngo abuze uwo muntu kwegera cya giti nyine kiri muri iyo ngobyi. Ariko aka kanya ndashaka kubwira abantu ngo hari amahirwe bajya bamburwa no kubera ibyaha byinshi bakora. Icyaha gikurura umuvumo. Ndashaka kubwira abantu ko ibyaha bikurura umuvumo, kandi nituvuga ibyaha ntimujye muri za detaye zanyu ngo muvuge ngo abanyabyaha n'abasambana, abanyabyaha n'abanywa inzoga, abanyabyaha n'abicanyi, abanyabyaha n'abajura. Turareba n'abanyabyaha b'abanyamashyari, turareba abantu babari inkuru batahagazeho, abirirwa bavuga nabi bene se, abatifuza ibyiza ku bandi, abantu birukanisha abandi ku kazi bakica amakwe y'abandi, abafite inzangano n'amashyari. Icyaha gito ni kinini byose ubihuze ntubishyire mu byiciro, umenye ko icyitwa icyaha icyo ari cyo cyose nicyo Bibiliya yaravuze. Icyaha kigira ingaruka kandi icyaha ni umuvumo, mubyirinde. Nibyo shaka ko tuganira. Reke mbabwire, Imana ngo yaremye umuntu. Imana ijya kurema umuntu yaravuze ngo igiye kurema umuntu, nimara kumurema imureme mu ishusho yayo. Umuntu ahabwa promosiyo ikomeye
Imana irema umuntu iranamuremera. Imana yari imaze kurema ibiguruka, ibigendera ku butaka, ibyo mu mazi, ibyo mu ishyamba, yararemye ibihingwa ku butaka, mbese yararemye ibintu by'ibyiciro bitandukanye, yararemye amazi, yararemye ubutaka, ibintu byose irabirema. Hanyuma isigaza kurema ikintu bita umuntu. Imana igeze ku muntu imuha promosiyo, iranamuremera muri makeya. Imurema bitandukanye nuko yaremye ibindi, imukura mu mukungugu, imugira umugabo. Bibiliya niko ivuga. Hanyuma Imana ivuga irindi jambo, iravuga ngo tugiye kurema umuntu usa natwe. Ikurikizaho irindi ryiza, iravuga ngo kandi umuntu tugiye kurema tuzamurema kugira ngo ategeke ibintu. Ariko ikintu giteye agahinda, iby'Imana yaremye ngo tubitegeke, yarabiremye nibyo biri kudutegeka. Abantu bategekwa n'ibintu kandi bari bakwiye gutegeka ibintu. Twe twaremewe kugira ngo tubitegeke, tubiyobore, ariko nibyo biri kugira gute, nibyo bidutegeka. Ikindi cya kabiri, Imana ijya kurema umuntu, yari yamaze kurema ibintu, ngo imirebye ngo ibona ni byiza. Ibonye ukuntu inuma ziguruka n'inyoni, iravuga iti sawa. Ibonye ukuntu amafi n'ibindi bisimba biba mu mazi, biri mu mazi, iravuga iti ni sawa. Ibonye ibiri mu mashyamba, inyamaswa ziba mu mashyamba z'inkazi n'iki, ibirebye biriyo, iravuga iti ni sawa. Yitegereje ibigendera ku butaka, ibi bisanzwe, ibiguruka, ibigenza amaguru, ibikurura inda, ibyo bintu byose ngo Imana ibyitegereje ibona ni byiza. Ibonye amazi, ibona aho yayashyize ataraharenze. Irebye ubutaka abantu bagomba kuzahingamo, ibona ni byiza. Irebye indabo zishobora kugaragaza nyine amajarde, ibonye ibiti byera imbuto zo kurya, ibonye ibiti byose, ibona ibiti n'amashami ni byiza. Irangije itekereza kurema umuntu, iramurema. Ariko ntararenga hano, ndashaka kubabwira ngo mu bintu Imana yaremye ikicuza. Yaremye ibisimba ntiyigeze yicuza, irema biba inyamaswa zo mu ishyamba, ibona ni byiza ntiyicuza. Irema ibiguruka n'ibigendera ku butaka, ibona ni byiza ntiyicuza. Irema amazi, ishyiraho ubutaka abantu bazahingamo, ihanika ikirere, ibona ni ibintu byiza, irabyishimira. Ariko ngo iremye icyitwa umuntu, igeze ku muntu, Imana iremye umuntu amaze kuba mubi, Imana ngo yicuza ikintu cyatumye irema umuntu. Birababaje ko Imana yaremye ibisimba ikishima, yagera ku muntu ikicuza icyatumye irema umuntu. Ndifuza kukubwira ngo Imana igufashe ntizatume, ntizicuze. Iki nzakigira icyigisho ukwacyo, ntizicuze icyatumye kurema. Ndumva ashaka kugira icyigisho ukwacyo. Ahubwo ni irihe jambo hano twari dusomye ngo turigarukemo. Ndashaka kubabwira ukuntu icyaha ari kibi, giteza n'ingaruka mbi. Ushobora kuba ukimaranye imyaka 5 kitarakugaruka, ukumva ko ntacyo bitwaye, ugakomeza kwiyongeza n'ibindi. Uko ugenda wiyongeza imyaka y'ibyaha, ni kugenda ugwiza umubabaro n'umuruho. Uri kubibika nuko bitagaragara ko uri kubibika. Umunsi byatangiye kukugaruka, niho uzamenya ngo burya ibyo nakoze ni bibi. Kandi uko ukora ibyaha biratwita bikanabyara icyaha, kandi nta kindi ni urupfu. Nta kindi, iyo umuntu atwita ibyaha abyara urupfu. Ndashaka kubabwira ingaruka z'ibyaha. Abantu bakora ibyaha ntibihite bibagaruka, bakumva ntacyo bitwaye. Umuntu akica undi, akiyongeza undi, akavuga ati nta wabimenye. Umuntu agafungisha umuntu, ejo agafungisha undi, akidegembya ati ntacyo byantwaye. Umukobwa agakuramo inda ya mbere, agakuramo iya kabiri ndetse n'iya gatatu, akavuga ngo Imana imyaka mbikoze nta ngaruka nagize. Umuntu akagambanira abantu kubw'inyungu ze, bikabagiraho ingaruka yigaramiye, akumva ko nta kibazo. Abantu bakaba mu byaha by'ubuhemu n'ubugizi bwa nabi, ntibihite bibagaruka, akumva yuko nta ngaruka azabona byanarangiye, cyangwa akumva ko ibyo yagombaga gukora yabikoze.
ariko nje kukubwira ngo iyo mibare uri kubara siyo. Uko ugenda urunda ibyaha ni kugenda urunda ibyago, ni kuri kurunda amakuba, ni kuri kurunda ibikuriza n'ibizagutera intimba, kuko nta mahoro y'umunyabyaha ni kwiteka avuga. Imana imaze kurema umuntu imuremera Edeni. Bibiliya ivuga iki? Muri Edeni hari imbuto z'amoko yose. Umuntu ari we Adamu ajya kuba muri Edeni. Muri Edeni ntago yahingaga, muri Edeni ntago yabagaraga, muri Edeni ntiyasaruraga ngo yanike, muri Edeni yasoromaga imbuto z'amoko yose arya. Bishatse kuvuga ngo nta kibazo cyo kurya yari afite, nta nubwo yavunikaga kugira ngo abeho. Imana yari yaramuteguriye ibizamutunga muri Edeni. Hanyuma rero cyaha nagira ngo mbabwire, wumve n'ubusabane yari afitanye n'Imana. Imana ngo yajyaga iza kumusura mu mafu ya nimugoroba, ikajya kumusura, hanyuma ngo bakaganira, yamara kumusura igasubirayo akayiherekeza. Ariko umunsi umwe Satani, umwanzi w'ibyiza, Shitani akwigisha amayeri yo gukora ibyaha, ariko ahabera umugome ntagakwereka ibyo uzahuriramo nabyo. Akubwira ukuntu gutera inda ari byiza, akakubwira ukuntu gusambana ari byiza. Ntashobora kukubwira ukuntu uzatera inda umukobwa bigutunguye, wamara kumutera inda akaguhagama. Amafaranga wari kuzabanza ukiteguramo, ukaba umusore ufite inzu, ufite imodoka, ufite materiyeri, ukazaba umugabo wabyiteguye, ugatangira kuba umugabo uhubutse. Rimwe na rimwe wanareba nabi inshingano zikakunanira, hanyuma bikanaba ngombwa kutangira kwihisha RIB na polisi, ukaburaho n'umunezero wawe ntihongere kuwubamo. Yego, wabona polisi tubanza ari nge yanje gufata kubera ko akana nateye inda nkahita nimuka muri ghetto. Nuko niko akora. Ibye ahemba amakuba, ahemba ibyago, ni umugome wibereye aho ngaho. Hakwereka ukuntu ibyo ukora nta ngaruka zirimo, hakakwereka ukuntu ugomba gukora amafaranga y'amakorano, ntago akwereka ukuntu leta izakuvumbura bakagukatira. Akwigisha ukuntu ugomba gucuruza urumogi, hanyuma akakwigisha ukuntu wambara ipantaro ukaruseseka mu maguru y'ipantaro, ukaruseseka mu makofi na hehe hose. Ntago akwigisha, ntago akubwira ukuntu hari igihe uzakubitana na polisi yasatse muri quartier cyangwa mu modoka ugakatirwa. Yego, ni umugome. Akwigisha gukuramo inda, ariko ntakubwira ko hari igihe uzakenera kubyara ukamubura. Akwigisha ubugome n'ubutindi, ariko ingaruka ntashobora kuzikubwira kubera ko arabizi. Hanyuma Satani, umwanzi w'ibyiza, Satani warungurutse mu ijuru, Rusoferi warungurutse mu ijuru, akabona ubwiza n'igitinyiro cy'Imana, akabona ukuntu mu ijuru badapfa, akabona ukuntu mu ijuru badapfusha, akabona ukuntu mu ijuru batarwaza, akabona ukuntu mu ijuru batarwara. Shitani warungurutse mu ijuru, akabona ukuntu hubakishijwe izahabu, naho miruho ihaba, nta stress ziba mu ijuru, nta kubaka amazu, nta kwishyura ubukode, nta mutekano, nta rondo, nta mituwere, nta rama, nta byo gushaka akazi, nta kudepoza, nta kwiga, nta gusenga, nta kubwiriza, nta kuzamuka imisozi, nta gupfa, nta gupfusha, nta bababara bahaba, nta n'abababaza abandi. Haleluya! Ni ijuru ry'amahoro yaribayemo. Yari umumarayika ukomeye. Yego, yari Rusuferi nyine, yarazi n'ijwi ryiza. Ubwibone butuma mu ijuru hakurwa. Ijuru ararizi, niyo mpamvu adashaka ko abantu barijyamo. Ahora ajijisha abantu, akabakinga ibikarito mu maso, akabereka ko iminsi ihari, ariko ntakubwira ko moto izaguca hejuru ugapfa. Akwereka ukuntu uri umusitare ukurikiranwa n'ibihumbi n'ibihumbi, ariko ntakwereka ukuntu uzarwara kanseri ugapfa ubusitare bwawe utaburangije. Ni umugome. Ni umugome. None se Shitani ko ahora atwereka ko dufite iminsi kandi abazi n'ukuntu tugiye gupfa? Ugira ngo se tumenye igihe tuzapfira, ntihari ibyo twakemura tukiriho? Tumenye ko tuzapfa, twasaba imbabazi abo twahemukiye, tumenye ko tuzapfa, twahindura imikorere, tumenya yuko tuzapfa, tukamenya n'isaha tuzapfira. Iyo umuntu yumva haze ntago yumva azasonza, iyo umuntu yumva akomeye yumva adateze koroha, iyo umuntu ari muzima yumva atarwara, umuntu ugenda gutya atarwaye, nta n'icyorezo kimurimo, nta ndwara yica afite, haba yumva imyaka yo kubaho ayifite. Ntateganya ko yagwa muri dusha agahera umwuka,
ntateganya ko yahura n'umugambanya akamugubanya ijosi, ntabwo ateganya ko kamyo n'imodoka arimo byahuriramo agahwera, ntabwo icyo kintu bagiteganya. Imana iturenge. Umwanzi w'ibyiza aramureba rero, areba umugore. Satani ngo aragenda aganiriza umugore, aramubwira ati reka nkumenere ibanga, ati ntureba kiriya giti Imana yababujije kuryaho? Impamvu yababujije kiriya giti ntabwo ari uko gitera uburwayi, ahubwo nuko nimuramuka mukiriye muzagira ubwenge nk'ubw'Imana, mugira icyubahiro nk'icy'Imana, muzagira ubudahangarwa nk'ubwa, muzasa nayo. Umugore ati kumbi bifuza gusa n'Imana. Umugore aragenda asoroma ku giti, asoromye ashyira umugabo. Umugabo amaze kurya yibona yambaye ubusa, kandi imbere ntiyabibonaga. We n'umugore bambara ubusa. Imana ije kubasura batangira gukinga ibiganza ku bwambure bwabo, kandi atari ko byari bimeze. Imana ngo irangije irahamagara, araceceka. Imuhamagara nk'uko yajyaga imuhamagara, umugabo araceceka. Hanyuma Imana iramubwira ngo wakoze iki kuri kunyihisha kandi imbere waransanganiraga? Ibyaha bigutandukanya n'Imana, ibyaha bidishyira igikuta hagati yawe n'Imana, ibyaha bitera ipfunwe. Reka nkubwire, icyaha ugikora uri umunyacyubahiro ugahinduka umunyagisuzuguriro. Icyaha ugikora wicara ku ruhimbi ugahita ujya kwicara mu ntebe z'abakirisitu. Icyaha kigukuraho icyubahiro, kigukuraho ubunyangamugayo. Ibyaha ni bibi, Imana iguha imbaraga zo kubireka. Hanyuma arangije abwira Imana ngo rega nambaye ubusa. Imana iramubwira ngo ninde wakubwiye ko ubwambaye? Aravuga ati cya giti nakiriyeho. Imana iramubwira ngo kuki wakiriyeho? Arangije aravuga ngo rega ni umugore wanshutse. Umugore ati rega ni inzoka. Mureke mbabwire ikintu natinye hariya hantu. Ari inzoka yarahanwe, ari umugore yarahanwe, ari n'umugabo yarahanwe. Muri ibi bintu, muri ubu buzima, ntukavuge ngo baragushutse. Imana yakuremye ubwawe, wibuke kujya kuvuka ntawe mwazanye. Imana ijya kuguhamagara, nta muntu yigeze bafungana mu ipaki imwe. Iguhamagara wenyine, nta wundi muntu muri kumwe. Uko umuntu avuka ukwe, agapfa ntawe bapfanye, ni nako Imana izajya ikubaza ibyawe ku giti cyawe. Iyo baranshutse, urabona nyine naguye mu mutego, urabona nyine barambeshya ariko baragushutse. Baranshutse ntabwo izabaho. Wowe n'abagushutse mwese Imana izabahanana. Niyo mpamvu dukwiye kugira icyitonderwa. Icyaha rero reka mbabwire, icyaha gikurura urupfu, icyaha kikwambura icyubahiro, icyaha kiguteza igisuzuguriro. Buriya abanyabyaha nubwo mwibwira mwirwa mubyijandikamo mukibwira ko uri umunyacyubahiro, hoya ntabwo uri umunyacyubahiro pe, uri umunyacyubahiro. Ukaba umunyacyubahiro koko, ukaba umunyabwenge waranize. Ntiwafata iriya mishahara ingana niyo mbona wakoreye iriya myaka yose ukayitsinda mu kabari, ukaba uri umuntu w'umugabo ukiri mu bukode, utaratanze minerivare za kaminuza z'abahungu bawe n'abakobwa, ahubwo ari amavide tu mu kabari, nabwo ntiwanayaguze ngo uyatahane, ni inzoga wanyweye ukajya ubitsa mu kabari kandi batazakwishyura. Reka nkubwire, uri umunyabwenge. Ntiwagatinyutse kuva mu rugo uzi ko nta rasiyo wasize, ukajya muri resitora ukarya ugahaga ukuzuza inda. Ibyo nabyo ni ibyaha, kandi uzi ko wasize ibibondo batigeze. Ntiwamira mitsingi uzi ko umwana wawe nta kigozi yabonye. Ntago bishoboka. Ntago wajya guhonga indaya uzi ko minerivare utarazitanga. Ntago ibyo bintu bishoboka. Rero ibyaha ni bibi bikugira imbwa. Yego, ujye ureba ukuntu ibyaha ari bibi, umuntu agera ku kazi bamuhemba neza, aho kugira ngo agire imibare y'uko akwiye gutera imbere, akicara nk'aho iyo ntebe bayimudodeyeho nta bandi bazayijyaho. Ayabonye mu nzoga, ayabonye indaya nazo zikunda ikofi, ayabonye yagira ikibazo atereka njye mu bapfumu ngura imitsindo nzagume mu kazi. Ibintu nk'ibyo, ibyaha rero bitera ingaruka. Umva ibyahise bikurikiraho, Imana yahise irakarira babara, ihita ibavuma bose. Yarabavumye. Ihera ku mugore, iramubwira ngo wa mugore we,
uzajya ubyara ubabaye kandi kwifuza kwawe kuzaherera he ku mugabo. Abo dufatanyije gutwita no kubyara haleluya, icyo tubiziranyeho ukuntu indi ibabaza. Biriya nta handi ni umuvumo waturutse ku byaha nyine byo kutumvira Imana. Ikurikizaho inzoka. Burya inzoka ntiyakururaga inda ahubwo yagenzaga amaguru. Iravuga ngo wanzoka we, kubwo gushuka aba bantu ukabakoresha icyaha, uhereye none aha ntuzongere kugenza ibirenge, uzakurura inda paka. Ikindi ntuzagire ikindi kigutunga, uzatungwe n'umukungugu. Ikindi umwana w'umuntu nakubona uzamurya agatsisino, hanyuma nawe azagukubita igifunga cy'isuka akumena umutwe. Ibigiye ku mugabo, iramubwira ngo umva, ubu butaka ni wowe buteye kuvuma, uhereye none aha bugiye kwera amahwa y'ibitovu, ndavuga na za nyarihuna. Uzajya urya wiyushye iki icyuya, mbega umuvumo, uzarya wiyushye akuye, kandi uzahinga n'amahwa ameremo n'ibitovu bimere. Imana ibyubaka gutyo, kandi niko byagenze. Baba badukururiye iki? Umuvumo. Niho havuye izi mvune zose mubona, niho havuye ugasanga abantu birirwa bacukura amatuwarete, abantu barirwa bikorera imizigo. Nta muntu n'umwe mu kazi akora ubona amafaranga atatutubikanye, baratutubikana. Nubwo mubona birirwa kuri mashini ariyo bakoresha barize, naho barahatutubikanira. Buri wese afite aho atutubikanira. Hari ututubikana ari kuri vora, hari ututubikana ari ku mahembe y'igare cyangwa amahembe ya moto, hari ututubikana kubura mu muhanda, hari ututubikana ari gukora igifundi cyangwa ikiyedi, hari umuntu ututubikana ari kwa muganga. Buri wese afite ahantu ari gututubikana, uwize n'utarize gututubikana nibye. Niyo mpamvu mubona ngo yarize ari kuri mashini, ariko ejo bundi akicwa na stress no kwirirwa areba muri mashini cyane bikamutera ibibazo. Gututubikana niho byaturutse. Hanyuma ndimo ndasoza, ndashaka kubwira abantu ngo murwana urugamba rwo kureka ibyaha. Nubona unabikora ubwira Imana ibigukuremo. Ibyaha bitera umuvumo, ibyaha bituma imyaka y'umuntu igabanuka, ibyaha bituma utagira ubwisanzure no kwishima, ibyaha bikubeshaho mu buzima bw'ubwoba, ibyaha bituma utigirira icyizere n'abantu bakakigukuraho. Rero kubera Imana birashoboka ko warwana intambara nziza ukaba umuntu mwiza. Imana ni kurwanirire. Ngiye kugusengera Imana aka kanya. Wowe umaze kumva iki kiganiro, ukubayeho n'umutima wawe muraziranye, ibyo ukora ahagaragara n'ahatagaragara ubiziranyeho n'Imana yawe, ariko icyaguhesha amahoro no kubireka. Hanyuma tugiye gusenga Imana yo mu ijuru iguha umugisha kubwo gukurikirana ijambo ry'Imana. Mana umunyembaraga ukomeye w'igitinyiro, habwa icyubahiro kandi ushyirwe hejuru, kuko uri umukozi w'umuhanga. Kugira neza kwawe turakwishimiye kubw'umunsi n'umwanya wateguye ku bwacu kugira ngo tugubwe neza kubw'ijambo ryawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro kandi nirishyirwe hejuru. Wa munyembaraga we nuhabwe icyubahiro. Muri aka kanya senge abantu bakurikiranye M.Charlene official bari kumva ijambo ryawe ryiza kandi rizima. Imitima yabo nigubwe neza kandi ubahe kumva no kumvira. Ukura abantu mu bubata bw'ibyaha kugira neza kw'Imana kubakebuke. Wa munyembaraga w'intwari ya Yakobo, umwuka w'ibyaha wirukane mu bantu. Utanga imbaraga zo kunesha no gutsinda, utanga agakiza mu batarakizwa. Abahaguye babyuke kandi abagutaye bongere bakugarukire. Mana wirukane imbaraga z'ibyaha mu bawe. Urakoze, ndagushimye, icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Mana nibaha umugisha rero, mukomeze mukoreshe yamusangiza abandi ubu butumwa bw'ijambo ry'Imana. Mwandika aho hepfo kuri comment, kandi mukomeze gukora subscribe abatarayikora. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ndabakunda.